neza abakunda kandi bakurikira umunsi kundi ibicano kuri Aba Media TV. Ndabasaba gukora subscribe ku batarayikoze mu gukanda aho hasi hasa n'umutuku warangiza ugakora no kunzogera. Ubundi amakuru yose y'ibibera mu gihugu akajya kugeraho neza kandi ku gihe. Inkuru rero y'uyu munsi aho ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 2021 ahagana ku isaha yisatatu nigice z'igitondo mu gakinjiro ka Gisozi ahazwi nko muri Adarwa, atoriye ebyiri zibasiwe n'inkongi y'umuriro ihitana byinshi cyane, aho abari aho benshi bashungereye bavugaga ko hatabuze nka miliyoni byibura zirenga 200 z'amafaranga y'u Rwanda zaba zihahombeye. Ngahirebere nawe niba gukora subscribe kuri Aba Media TV. Ngahirebere nawe anga umuriro wari uri muraka, hashize umwanya bategereje za kizimyamoto gusa zari zitarahagera. Nkuko ubibona umuriro wari mwinshi cyane, hari abagerageza guhungisha imbaho zimwe ziri mu bwoko bwa ribuyu zari ziri guhiramo. Reka nkubwire mw'abantu mwe, ibi bintu byari bikomeye cyane. Iyi nkongi y'umuriro yatangiye mu masaha nkuko mubyumvishe y'igitondo, byari ibintu bikomeye cyane kuko mu gakinjiro ubundi hakorera abantu benshi cyane, kandi bose baba bashaka amaramuko ndetse baba bashaka kugira icyo bigezaho. Ego rero kuri uyu munsi ntawari uzi ko ibintu nk'ibi bishobora kuba byaba, gusa buri wese yarabyutse aje ku murimo nk'ibisanzwe. Nibwo ngo bikekwa ko umuntu wari urimo gusudira yasudiriye hejuru kuko atoriye yari igeretse kabiri hasi no hejuru. Arangije rero ngo ibyo yari arimo arasudira, murabizi nyine iyo urimo urasudira hari utuntu tugenda dutakara tugwa kuri matora. Iyo matora rero niyo yaje guteza inkongi ahantu hose. Byari bikomeye n'ukuri, ibintu byose byahombeye, bega ni akababaro cyane. Ndakeka ko buriya ku muntu uhakorera cyangwa se warinyiraho ziratoreye rwose yahombye, ni ibintu bibabaje cyane. Nawe ari wowe amarira rwose yanatakara. Ibaze guhomba ibintu nk'ibyo. Twarebaga uburyo amamatora arimo yirukankanwa ajyanwa hirya, ibintu ukabona byabaye akajagari, byabaye akavuyo, bega byari bikomeye, byari bicika hano rwose ku Gisozi. Nawe ushira amatsiko, gusa ntawamenya. Inkuru nyinshi zagiye zitambuka, ibintu byagaragaye byabonetse, gusa n'ukuri birababaje cyane. Reka nawe wirebere. Polisi y'u Rwanda turayishimira cyane kuko yahageze rugikubita, ndetse nubwo abazimya umuriro batinze kuhagera ariko nabo igihe bagire bakoze akazi, ndetse kandi abari bari aho ngaho nubwo akazi kapfuye abantu bagataha. Ubu ngubu mu gakinjiro harimo harakora abadakeneye umuriro w'amashanyarazi, kuko umuriro w'amashanyarazi wabashije kuba wahagarikwa ukaba uzongera gushyirwamo nka nyuma y'umunsi umwe cyangwa se nka nyuma y'iminsi 2 bite.
urabona ko hano n'itangazamakuru ntirigeze ritangwa kuba byahagera. Ubwo rero reka tubereke iyo video murebe uburyo abantu bashinzwe kuzimya umuriro bahari barimo bawuzimya, uburyo abaturage babyishimiye cyane, amashyi arimo avuzwa aho ngaho rwose, impundu, abantu bishimye cyane. Ariko nyine nubwo bari bishimye ntabwo bishimye kuko ibyo byose byabaye, ahubwo bishimye kuko abo bantu bakoze icyo bagombaga gukora, kandi n'ukuri byari bibabaje cyane. Iyi video ni hano wayisanga kuba Media TV. Ndakwibutsa kugira ngo ukomeze gukanda subscribe, wowe utarayikora ni wowe bisabwa, wayikoze ni byiza, video byiza, ushyireho comment uvuga uko ibintu byumva, ndetse n'inkuru zindi zibasha kubageraho. Murakoze. Kandi urabona ko aha hantu ingamba zo kwirinda coronavirus zigeze zibasha gukurikizwa neza cyane. Polisi zari zitangiye kwirukana abantu kugira ngo babashe kujya muri gahunda neza zo kwirinda coronavirus. Harimo n'ababyangaga, gusa igiti hano cyakoraga.
bamanza bakashyiramo amazi asanzwe bamena muri aha twarimo tugerageza kubereka uko no ku zindi mpande byari bimeze. uturiterimo mbona mataraza zindi amashanyarazi ariko atsinda ubonye ikibatsi cy'umunsi yose ibintu biratandukanye urabona ahangaha ibintu byari byakomeye, abantu bakubise buzuye mu nyubako z'umukindo muri za Kopacom ndetse no mu zindi nyinshi zigiye ziri hano muri za plaza zigiye zitandukanye ziri hano. Ibintu byari bikomeye cyane, ariko ndumva inkuru yanjye ngewe nayisoreza hano. Gusa mu birebye birambuye cyane, ibindi byose mukore subscribe hano kuri Abami Media TV, muzabe mubona n'ibindi byinshi cyane bibategereje.